Sikosa indirimbo yanyeganyije imihanda mbere yuko isohoka. Iyi ni indirimbo igiye guhuza uwo bita Kevin Kade The Ben na Element cyangwa se L. Iyi ndirimbo ubundi yateguwe mu myaka yashize ko umushinga wawo ubanza kudindizwa aho yarateguwe na The Ben. Ubundi indirimbo mainly ni ya The Ben. The Ben uwo bita Tiger B kabisa yaregeranyije abantu hano uwo bita Kevin Kade na Element. Arababwira ati muze dukora ikigoma. Ngira ngo nababwiye cyane mu minsi yashize indirimbo ijya gusohoka babanje gutegura amaprank amwe namwe babanza kugeza Tanzania ho amakuru dufite twikeshereza indani imbere begereye umushinga bavuga yuko ubundi iyi ndirimbo yabanje gutegurirwa muri Tanzania ndetse hari naho amashusho yaho yashutingiwe. Ubundi Kevin Kade na The Ben na Element L bajyanye muri Tanzania, baje muri Tanzania bagiye gushakisha ukuntu babona amashusho. Aho rero bahuye n'umu Vixen babaza iminsi basakurisha abantu ngo Kevin Kade bari mu rukundo uwo bita Jesse Tamakwabe. Uyu nguyu ni umunyamideli ukomeye cyane ko anigiye mu minsi yashize yigeze kuvugwa mu rukundo na Diamond. Mu minsi yashize yigeze kuvugwa mu rukundo n'abanza muri Tanzania, ariko uyu mukobwa nyine akagenda bavuga yuko agiye abakatira. Rero bajyaye byatangaje abantu mu Rwanda kuntu uwo bita Kevin Kade cyangwa se Papa Gigi ari utsindiye umwana wari urenze. Kumbi yari prank bari bateguye kuko barimo baratanga iyi ndirimbo. Ngira ngo amakuru twivanira indani nuko uyu mukobwa ari nawe mu Vixen, video Vixen wayo. Rero minsi ishize yamuzanye Kigali abantu barasakuza ngo Kevin Kade se abagiye kurongora, yabagiye kugira iki, ariko yari amashusho y'indirimbo. Tugarutse rero kuri gato kuri indirimbo yacu bita Sikosa. Iyi ndirimbo ni indirimbo ihenze kandi ikomeye cyane. Rero The Ben nkubwira ko yaheruka gusohora indirimbo nyuma y'amezi 7 cyangwa se above 8 gutyo. Rero yagiye Tanzania yikozayo bakora n'izindi ndirimbo n'abita ba Mario, ariko iyi Sikosa bakoranye na Element ni igiye gusohoka. Ibindi rero nakubwira ko indirimbo waba utazi, iyi ndirimbo ntabwo igeze ikorerwa muri 155. Iyi ndirimbo out of 155 nta na jingo nimwe irimo. Cyo nakubwira kindi nuko iyi ndirimbo The Ben afitemo igitero kimwe, Kevin Kade igitero kimwe na Element L akagiramo igitero kimwe. Ikindi utamenya iyi ndirimbo nta gishego na kimwe kirimo, nta gishego rwose, ubyumvishe neza. Indirimbo abantu baravuze ngo Kevin Kade ngo kuvajemo bagenyeze za amayoga za munda iki, ariko iyi ndirimbo nta gishego kirimo. Ni indirimbo nziza y'urukundo. Ubita The Ben rero usanzwe azwiho ibintu by'ama melodies y'urukundo. Yarabwa ati muze dukora ikintu, muze duteke ikintu tugaburira abafana bacu. Iyi ndirimbo rero igitero cya mbere kizabanzwa na Element L ni ufite igitero cya mbere. The Ben akaririmba igitero cya kabiri, uwo bita Kevin Kade azaririmba igitero cya gatatu. Indirimbo amashusho yashutingiwe Tanzania n'umwe mu director bakomeye muri Tanzania. Iyi ndirimbo rero igomba gusohoka muri uku kwezi tugiye kwinjiramo kwa munani. Ese muri tayari? Nje ndi tayari kabisa, niteguye kureba ikintu kizava muri ino ndirimbo cyane ko abantu batangiye kuyikabiriza byadanje. Byonyine witegereje kuri iyi cover yo ubwayo irakanga, wagira ngo ni movie. Wow, abahungu barateguye kabisa. Nyuma y'iminsi myinshi abantu baziga The Ben ngo ubunebwe ngasigaye ari umu Vixen, none hagiye kubakanga neza. Ariko igisasu mwitegure rero tubanze turebe indirimbo ibyari byo, kandi niba nta n'ikintu kirimo nabwo tuzabimenya. Gusa ngiko mbibona cover urebye ukuntu bafashe Kigali City Tower bakayipaintingaho want this mukobwa urimo afite amafaranga bamushizeho ku buntu uri mumone. Noneho aba ba The Ben kuri cover bameze nk'abari bounty hunters, baba no mu myaka kera muri Americans barimo barashakisha uyu muntu, bameze nk'abari barimo bashakisha. Bashizeho agacupa k'inzoga ndagarahure karimo shot, bigaragara se ko nyine ari wa muco wa old school wo muri America tu waba cowboys barimo barahiga umuntu ari wanted. Afishi yo imanitse kuri City Tower, umwe mushakira muri Kigali, bivuze ngo ni umukobwa uri gushakisha. Maybe sinzi icyo yaba yakoze, wenda tuzabara script, ariko icyo nakubwira ko indirimbo iteguye ikoze itarakoze muri 155 nabyo byatunguye abantu. So reka twicare rero turebe tumenye ngo bizagenda gute, cyane ko The Ben atacanaga uwakana uwo bita Coach Gael cyangwa na Bruce Melody, kandi aribo managing 155. Element ni hakorera ubwo kuntu collaboration yabaye ntawabimenya, ariko icyo twese dushaka ni iterambere rya industry. Rero katugumye turebe ibyari byo, tumenye ibyari byo kabisa. Stay in touch. RD Fantasy there for you. Mwibuke gukora subscribe, like, comment na share, ubundi ngumye mbaze n'andi makuru mutamenye. Ciao.